tubahaye kaze inshuti bakunze b'ikiganiro The Voice of You. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe tukaba dufite umunsi udasanzwe, umunsi abakunze b'ikiganiro The Voice of You bafite amatsiko ese icyo kiganiro kirimo bande kimeze gite. Nkuko bisanzwe rero inshuti bavandimwe, uyu munsi tukaba twataramanye na bagenzi bacu. Ya, uyu munsi rero akaba ari umunsi udasanzwe. Dufite abashitsi. Siko? Rero abashitsi ntibasanzwe, reka tubiyagereze muri studio za The Voice of Youth, batwereke impano yabo, ari nayo nyamukuru yatumye tubatumira kuri uyu munsi wa none, hanyuma batubwira n'amazina yabo, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Jewe nitwa Serugo Ben. Nje nitwa Mbanza Chance. Akaba ari umudamu wanjye. Tukiri aho ho kwibwirana, izina Kibasumba nigeze kubyumva mu mateka yanjye. Ese iryo zina ryavuye he? Oya, murakoze cyane. Musanzwe yari afite amazina atatu, yitwa Chance, Mbanza, Juru, ariko nyuma yo kubana kwanjye nawe nahisemo kumubatiza kandi kazina kugira ngo mbese no kuvuga ngo akazina ka Kibasumba na akazina k'urukundo. Yego rwose, na akazina k'urukundo rwose. Hari ikibazo rero muri The Voice of Youth Tajya gisigara inyuma. Ben, niriye kosa uwo warakoze mu bwana bwawe ntibyashimisha ababyeyi bawe barari gukubitira? Ntago naryebaye. Ni ikosa nakoze nuko nambaye umwenda w'amaboko maremare, ariko nigeze gukora ububandi bwatumye nitwika gutya amaboko yose ndayamara, ubu mfite inkovu hano amaboko yose. N'umunsi mbikora rero umusaza yamereye nabi cyane, yarankubise sinabyaye. Chance, wewe niriye kosa wakoze urarihanirwa kugeza n'uyu munsi wa none tushobora kuba wogibagirwa? Ntago nabyibagirwa nanjye. Nkiri muto ndabyibuka, nagiye kuzerera ntavomye. Naramuvomye cyane kuko mu buzima bwanjye ntago papa yigeze ankubita cyane cyangwa mama, ariko ndibaza ko uno munsi ntazibarirwa mama yankubise. Hanyuma ndazerera ndagenda ngera ntavomye, tugarutse dusanga nta mazi ahari yagiye, barankubita bikomeye. Ben na Chance rero mukaba muzwi nk'abahanzi basingiza bakanahimbaza Imana mu buryo bwa muzika, mu buryo bw'indirimbo. Ese mwatubwira urugendo rwanyu ku bijyanye n'iyo mpano yo guhimbaza Imana no gusingiza Imana, mwatangiye ryari? Mutekereza se ko iyo mpano yabikomoka hehe? Ndetse binabaye byiza mwagerageza kudusangiza za ministère cyangwa se korali mwagiye mukoramo umurimo w'Imana. Mu by'ukuri natangiye kera cyane, natangiye nkiri muri Sunday School turirimba mu korali y'abana bisanzwe, biraza kugeza igihe nageze i Bujumbura nkomereza muri korali ya Methodiste. Icyo gihe nibwo navuga ko impano yanjye yatangiye kuzamuka, dutangira guhimba indirimbo, dusohora album menshi, ndongera ndaza ngera mu Rwanda nkomereza muri Dave, turaririmba indirimbo nyinshi, turahimba indirimbo nyinshi, kugeza ubu nyine ndi muri Alarme, biza kugera nigenza muri Foursquare. Aho ngaho niho nagiye nkorera umurimo cyane wo kuririmba. Natangiye kuririmba kera nko mu 2003 4, ariko icyo gihe naririmbaga nyine nk'umuntu ibintu bisanzwe, ntayobora indirimbo mu rusengero, ntayobora indirimbo ministry nakoragamo, ariko gutangira kuyobora indirimbo natangiye nko muri 2008 9 gutyo.
icyo gihe watangiye kuririmba waririmbaga ku giti cyawe cyangwa muri groupe cyangwa muri ministère? Oya, natangiriye muri ministère ya alarme, ntago naririmbaga ku giti cyanjye, bitangiye vuba ariko nicyo gihe nabaga muri ministère. Tekereza se ko iyo mpano yabikomoka hehe? Njyewe kugeza ubu ngubu sindabasha kumenya. Ndabizi ko ibyo dukora byose impano zacu zitubamo zikomoka ku Mana, ariko hari uburyo Imana yagiye ishyira ibintu mu bantu ku buryo umuntu usanga akomora ibintu ku babyeyi cyangwa se atabikomoye ku babyeyi be direct akabikomora kuri ba sekuru. Noneho njyewe rero byaranyobeye mu bantu ahantu nkomoka, byanyobeye kumenya ahantu nayikomoye. Hari abavandimwe tuvukana, ndamutse ntekereje ko bituruka kuri sogokuru ku rugero, hariho abana tuvukana baba data wacu batazi kuririmba pe, kandi bumva ko nta mpano bafite yo kuririmba, ariko abantu tubo mu rugo iwacu kwa papa nkabona bafite iyo mpano yo kuririmba. Noneho nkibaza nkavuga se ni byaturutse, niba byaraturutse kuri sogokuru, ubwo ngubwo kubera iki abana bo kwa data wacu bamwe mba numva badafite impano, abo nabashije kubana nabo nkumva badafite izo mpano, nkongera ngatekereza nkavuga se byaba byaraturutse ku ruhande rwa mama. Bityo rero nkavuga ngo ibyo ari byo byose byaba bishobora kuba byaraturutse ku ruhande rwa ba mama, ariko nabo birumvikana ko ni Imana yabitanze. Njye mu by'ukuri navuga ko yavuye ku Mana cyane. Ubundi papa wanjye ntabwo yarazi kuririmba, ariko mama yaramuhanga cyane. Ariko papa nawe njya numva ko kera yavuzaga inanga, ariko abavandimwe banjye bose twakuze bose bafite impano yo kuririmba usibye njyewe. Hama rero biba ngombwa ko nyisengera, Imana irayimpa, biza ari Imana yimpaye, atari wenda ari ibintu by'abacu twese, ariko abandi bose bose byavuye kuri mukecuru wacu. Ben, nagira ndakubaze, ni izihe instrument ukunda kuvuza cyane kurusha izindi? Nk'uko mubizi mumbajije icyo kibazo, murabireba ko hano mfite gitari. Mu busanzwe ncuranga piano, ngacuranga na gitari, ariko mu by'ukuri iyo ncuranga nezezwa cyane n'igihe ncuranga gitari, cyane ko ari nayo natangiriyeho, acoustic niyo natangiriyeho. Izo instruments utubwiye ucuranga, watubwira niki cyaguteye motivation yo kugira ngo uzihitemo abarizo wiga cyangwa se arizo ucuranga? Ndibuka nkiri umwana muto cyane, nigeze kuva ahantu nabaga kwa sogokuru, ndangije sanga iwacu baguze ibidari, ubwo hari mu cyaro birumvikana ni muri Kongo. Mpageze nsanga rero baguze ibidari, basigaye biga gucuranga, hari umugabo wabigishaga gucuranga. Numva ndabikunze cyane kugeza ubwo natangiye kujya niba nkinjira ahantu byabikwaga, ngatangira ngafata gitari nkareba ibyo bakuru banjye bakoraga. None ntangirira aho ngaho biraza. Kuvuga piano yo naje kuyitangira ngeze i Bujumbura, ahubwo niyo nahise ngira amahirwe yo gukomeza, ndayikomezanya cyane, ariko biza kugera n'igihe maze kubona gitari yanjye, ndongera ndatangira rero nsubira muri gitari, ndongera ndigisha amanote, nuko biraza. Ariko mu by'ukuri iyo ncuranga nshimishwa cyane no gucuranga gitari kuruta ko ncuranga piano. Si ukuvuga gusa ngo ikidari uragikunda, tubabona ko kiramubereye cyane. Ya, ikidari kirakubereye kabisa. Noneho ubu nyine kubitire ku mujya, noneho hanyuma chance aturirimbe, tuburudike, tuzamuke. Hari soko idakama yabonetse ku musozi, iyo igorogota, aho Yesu yabambiwe. Hari soko idakama yabonetse ku musozi, iyo
ubarizwa muri minisiteri ya lamwe. Ni gute byagenze kugira ngo muyijemo? Ni iyihe mpamvu yihariye yatumye mbese muza muri iyo minisiteri bayoboka? Mu by'ukuri ntabwo nagiye muri alarme kubera ko hari icyo twamaze kuvugana. Nagiye muri alarme, urumva njye nagiyemo nyuma, nshobora kumazemo imyaka igera kuri 4 cyangwa 5, hafi 5, ariko we yari ayimazemo igihe kinini. Ni ukuvuga ngo najemo ngewe mu by'ukuri nshaka gukuza, kwagura impano yanjye, gufatanya n'abandi kuzamura ubwami bw'Imana, naho ibindi byo kubana byo byaje nyuma, naramaze kugeramo tubana turirimbana bisanzwe. Rero mukaba muririmba neza cyane, kandi imwe mufite impano yo kuririmba ikomeye cyane. Hari abantu benshi bashobora kwiyumvira bakavuga ngo wenda iyo mpano yo kuririmba ashobora kuba yaragizemo uruhare kugira ngo wenda mubakane, mukundane, ibintu nk'ibyo. Tubwire nimba kuririmba cyangwa se impano yo kuririmba yarabigizemo uruhare kugira ngo mubane. Impano mu by'ukuri ntabwo ariyo yagize uruhare mu kugira ngo tubane, twubakane. Icyambere cyabanje n'urukundo, hanyuma ibyo bimaze kubaho tugira amahirwe dusanga noneho duhuje impano. Turavuga ngo ni kwa kundi bavuga ngo ni amata abyaye amavuta. Ni ukuvuga ni ibintu byiza byabaye by'urukundo, bisanga hariho n'ibindi bintu byiza by'impano bihuje, twese turabihuza, birushaho kudufasha. Ntabwo rero kubana kwacu kwaturutse ku mpano, ahubwo kwaturutse ku rukundo. Tutabarambiye tugeze mu mwanya mwiza cyane wo gutaramishwa na bene data Ben na Chance. Urubuga ni urwanyu, umwanya ni uwanyu, mudutaramishe muri iki kiganiro. Murakoze. Chance rero ukaba umaze igihe muri industry ya gospel. Ese watubwira muri make imbogamizi cyangwa se challenges mugenda muhura nazo cyane cyane nk'abahanzi ba gospel? Imbogamizi ni nyinshi cyane abaririmbyi ba gospel tunyuramo, kuko hari igihe kuba umuhimbyi mwiza, ukaba umuririmbyi mwiza, ukaba umutoza mwiza, ari ugasanga ubushobozi bwo kuzamura impano yawe ntabwo. Ibintu byose turabizi mu isi,
hakora cyane ubushobozi. Iyo umuntu afite ubushobozi ikenshi azabikora neza, ariko iyo adafite ubushobozi bigenda bimanuka gahoro bimanuka. Bisaba rero ukumva ugasanga abantu benshi, ukabona umuntu afite impano, ukabona umuntu afite tala kabisa nziza, ugasanga gukora ubushobozi bukeya bikagenda bimubuza kuzamura ya mpano yiwe neza. Iyo numva rero ni challenge ikomeye cyane aba gospel benshi bagira. ngira ngo mwunganiye hari indi challenge ihari tugira cyane, challenge yo kubura ubumenyi cyane, ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Iyo abantu benshi bo muri gospel y'iki gihe kubera kutaba equipped enough, usanga abantu babura ibintu bifatika babiburiye muri gospel, bakatekereza ko bashobora kubibonera hanze, bakajya kubishaka muri sekira kubera ko babibuze muri gospel. Ariko haramutse hariho ubumenyi no gusobanukirwa neza ubutunzi buhishwe muri Kristo, abantu baguma muri gospel bakabona n'ibyo bifatika kandi bakazanabona n'ubumenyi. Rero ubumenyi nabwo ni ikintu gikomeye mu mpano z'abantu muri gospel, turabura gusobanukirwa cyane. None se izo mbogamizi zitandukaniye hehe n'izo abandi baririmbyi bataririmba gospel bahura nazo? Njye mbona izo mbogamizi cyane uko mbona abaririmbyi basekera, njyewe njya mbona akenshi niba sinzi ukuntu nabisobanura neza, hari ukuntu ujya ubona bashirikirana cyane, ukabona umuririmbyi wa sekera baruzuzanya kabisa, ukabona umuririmbyi wa sekera arimo arazamuka, ubona nta mpano nyinshi arusha uwa gospel, ukabona nta indirimbo si nziza cyane, ariko ugasanga arimo arazamuka mu buryo bufatika, ukabona akazamuka nyine, ugasanga n'aba gospel benshi dufite arimo arava muri gospel ashaka kuzamukira muri sekera. nkabona rero twebwe aba gospel cyane ni nkaho dukunda ibintu by'umwuka cyane, kandi ni nabyo tukirangagiza iby'imibiri. Kandi imibiri muri Bibiliya haravuga ngo Imana, buriya jambo ry'itana n'Imana yaguhaye impano, Imana iba yaraguhaye ngo ibyaze umusaruro. Iyo utakubeshejeho rero ubona igenda ujya nko gushaka ahantu uri bukubesherezeho. Kandi mu by'ukuri twirengagiza ko kuva muri gospel tujya muri sekira nubwo atari byo byakabaye byiza cyane, ariko tugomba muri gospel tugomba kuhabonera ubushobozi, ariko tukarahigira cyane ijambo ry'Imana kuko ryo ryubaka ubugingo kuruta umubiri. Mubona ari izihe mbaraga noneho urubyiruko rwoshira muri gospel music kugira ngo gospel music ibashe kuzamuka itere imbere muri iki gihe tugezemo? Mu by'ukuri biratunejeje kuba mbashije kubona umwanya wo kugira ngo nganire n'abantu benshi icyarimwe barimo kudukurikira. Ndagira ngo mbanzirize ku abantu bari ahantu hatandukanye, turi mu Rwanda, abandi bari ku yindi migabane, ariko ahantu hose uri ushakishe environment ishobora kukwemerera gukorera Imana mu buryo bwiza. Ndasaba kugira ngo abantu bose bari muri gospel ntimucike intege, mukomeze mupushinge. N'igihe utekereza ko hari ubushobozi wabuze, uzicara usenga Imana, Imana ira providing. Upushinge hari igihe ushobora gutera urushundura ukagaruka nta kintu ufashe, ariko ukomeze upushinge, ukomeze uharanire kuzamura icyubahiro cy'Imana, nayo izakuzamura. Ntugire ibiguca intege. Rero Imana irahari kugira ngo ibashe guproviding. Ndumva navuga ikintu maze iminsi ntekerezaho, numva nta muntu ugomba kureba ibizashirana n'isi, abo tugomba gutumbira ubugingo buhoraho tuzabona. Rero iyo tutakaje umwanya turi mu by'isi tuzi ko bizashira, tutazi n'igihe dusigaranye hano kuba ku isi, aho tugomba gushakisha gushira imbaraga mu bintu byose bizatuma tubona ubugingo buhoraho. Rero nkumva nababwira ko nifuza ko ibya hano turi umwanya muto, ariko dutekereze cyane ibyo tuzabona hanyuma iyi si, ari nabyo dushira imbaraga zacu zose. Murakoze. Muherutse gukora igitaramo mu mwaka wa 2016, nta kindi gitaramo muba muhamutegura? Nimba muhamugitegura mwagiteguza gute abakunzi banyu ndetse n'abakunzi ba gospel muri rusange? Igitaramo twagikoze 2016,
kandi cyabaye cyiza uko twumvaga twabyifuzaga. Mu by'ukuri intego kwari uguha Imana icyubahiro, kuramya Imana, gufatanya n'abandi tugaha Imana icyubahiro. Byagenze neza nk'uko twabyifuzaga. Uyu munsi rero tukaba dutegura n'ubundi igitaramo muri uyu mwaka wa 2018 duteganya ko kizaba mu kwezi kwa gatanu tariki 20, ariko iki gitaramo kizabanzirizwa na conference. Twifuje ko mu by'ukuri bitewe n'umuhamagaro twumva uturimo, twifuje ko twategura conference yigisha abantu iby'imihamagaro, yigisha abantu iby'impano, uburyo ibyo bintu byuzuzanya, kuko Imana ijya kuduha impano ntabwo yaduhaye impano kugira ngo tubashe gusohoza umuhamagaro yaduhamagariye. Niyo mpamvu numva narifuje ko hamwe na madamu twategura ibintu bifasha abagospel, abaramyi bose gutekereza, tukarebera hamwe mu by'ukuri impano n'umuhamagaro birakorana gute. Iyo conference rero izaba iminsi 2 mbere ya concert. Tuzatangira conference kuri 17 z'ukwa gatanu, 18 ndetse na 19 avamidi, kuko ntekereza ko tuzaba turi kumwe n'abashyitsi bazaba baturutse ahantu hatandukanye. Hari bamwe bazava muri Amerika. Abo bantu rero birumvikana impamvu tutakoze kuwa gatandatu apremidi no kugira ngo tuzabatembereze, barebe aho dutuye igihugu cy'u Rwanda, basura ahantu hamwe na hamwe biri ngombwa ko bashobora gusura. Rero iyo conference akaba ariyo numva ngewe iyo concert, iyo ni concert izaba kuri 20, tuzaba launching album yacu. Ariko icy'ingenzi kigenderewe cyane ni ukuvuga ngo turafasha iki abantu babaramyi bashobora kuba babuze ubumenyi, twicare dusangire ubwo bumenyi. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo ibyo twabikuye kubera ko twe turi umuryango uramya Imana. Muri iyo conference hazaba harimo ibice 2. Umuryango wacu uramya Imana twafasha iki imiryango yindi yiganjemo amakimbirane. Hari amago tuzi amadivorce yarateye, n'abataradivorce benshi bafitanye ibibazo mu mago, usanga mu nkiko ibintu bitandukanye, ibintu bibi cyane, ku buryo iyo urebye ku isi hose ugenda ureba percentages y'amadivorce n'amaconflicts mu families, usanga ari ibintu biteye ubwoba, bibabaje. Kandi rero icyo dukora cyose base yacu ni mu muryango. Iyo dufite mu rugo hari amahoro, hariho ubusabane, hariho ibyishimo, turaza twagera no muri industry ya music tukabikora neza, twagera no mu matorero dusengeramo tukabikora neza, twagera no mu ministeri atandukanye dukoreramo tukabikora neza. Ndumva ari icyo mu by'ukuri tugendereye muri icyo gitaramo cyacu. Kubakeneye amasidi y'ibiterane byanyu byatambutse, ngo yabona gute? Igitaramo cya mbere twakoze ntabwo twabashije kukirekodinga. Navuga ko ari erere twakoze, kuko ubundi izo archive ziba zikenewe, ntabwo twabashije kubirekodinga. Ariko ndatekereza ko iki gitaramo tugiye gukora mu kwa gatanu tuzalaunching album, ariko kandi n'igitaramo ubwacyo ndatekereza ko tuzakirekodinga, ku buryo icyo gihe nitumara kubikora tubitunganyije neza, amasede umuntu wese uzakenera ashobora kudukontakta, tuzabasha gutanga uburyo bushoboka abantu babasha kubona ibyo bitaramo. Niko bimeze rero nshuti bakunzi ba The Voice of Youth. Uyu munsi turatarama. Ben na Chance, urubuga n'urwanyu, umwanya n'uwanyu, mudutaramishe. Murakoze. Isi yose
rw'Imana duhinduye abana ntabwo tubishidikanyaho niko turi wadukuye mu rupfu ubugingo ntabwo tuzasubira inyuma ngo tubibagirwe urukundo rw'Imana waduhinduye abana ntabwo tubishidikanyaho niko turi wadukuye mu rupfu uruduha ubugingo ntabwo tuzasubira inyuma ngo tubyibagirwe cyubahiro gukomera n'iby'umwana w'intama wacunguriye Imana abantu abo mu miryango yose n'indimi zose hozana Yesu niwe mwami cyubahiro gukomera n'iby'umwana w'intama wacunguriye Imana abantu abo mu miryango yose n'indimi zose hozana Yesu niwe mwami haleluya haleluya sinshaka kugenda mutaziyongana areka mwuka wera abari unyobora erega ari wowe nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo naho nagera njye ntagufite dore mpisemo kubwira ibyanjye wowe wankuyeho isoni z'ibyaha erese nkiri wanjye wampamagaye mu izina mbayeho kubwawe mucunguzi rero tugana ku musozo w'iki kiganiro cyiza twagiranye tukaba dukomeje kubifuriza amahirwe mu muziki wanyu ndetse no mu buzima busanzwe Imana ikomeze ibagirire neza akenshi iyo tubabona ku mateleviziyo cyangwa se mu biterane byinshi mugenda mugaragaramo ntabwo mukunze gutarama mwicaye Kashanse turamukunda cyane kandi turamwishimira cyane iyo tumubona abyinira Imana asimbuka na Ben ari kuri gitara nk'uko bimeze ubu nyine rero mureke duhaguruke muducishizeho indirimbo tube nk'abakora kadanse duhimbaza Imana dushimira Imana yuko yabanye natwe muri iki kiganiro ndetse tuze kurangiza Ben na Chance muturangiriza mu isengesho ryiza cyane kugira ngo uzokurikirana iki kiganiro wese kizobashe kumuhindura murakoze cyane Uruga
mwami w'abami ndagushima kuri uyu mwanya mwiza watanze ijambo ryawe kugira ngo Mana tubashe niryo kuganira munara n'abavandimwe tubashe abakiranutsi kuganira bahungiramo n'abantu bari intambara ahatandukanye zose. ni ukuri mwami Uwanjye, w'abami ndaguhamagaye Mwami, kugira ngo wawe. imbaraga z'Imana Imbaraga z'Imana zishoboze abacitse intege zere ku imbaraga bantu bose, z'Imana Mana. zikora Abashobora imirimo gusohoka ituma abantu inyuma. batakomeza gusubira inyuma Izina ryawe mwami w'abami nirihimbazwe. ugira neza abafite impano abo wahaye ubu butunzi Ibitangaza Mana ugira neza. abo wahaye uyu Wavuze mutwaro ngo Mana kwiringirwa ndagusaba ibihe kugira ngo ubashoboze Gukomera n'imbaraga udutsindishirize n'ibyawe, hariho Mana. ibiduhiga byinshi Imbaraga n'ibyawe, hariho ibiturwanya icyubahiro byinshi no kunesha ariko mwami n'ibyawe. ndasaba kugira ngo imbaraga z'Imana Witange isumba byose ibiherezo. zibashe gukora Mana, imirimo urakomeye, zinetraliza ibihe imbaraga byose. zose z'umwanzi Duhamagara imbaraga imbaraga z'umwijima z'umwuka zitsindwe wera, Mana. abantu bafungurira Uganza, imiryango gusenya, bige ibishire umuziki hejuru byose. abantu Ibyiza ko bafungurira bikomeye imiryango byose. bige ijambo Mana, ry'Imana ducishwe bugufi abantu nawe, bafungurira ducishwe bugufi imiryango n'ijambo ryawe. y'imigisha Kuko Mana, imiryango muri wowe yo gusa niho gushaka tubonera ubumenyi gukizwa aho n'ubuntu bavoma n'imbaraga. ubumenyi Mana muri wowe n'imitima yacu kuko iruhukira, turabizi ko Mana. indirimbo Muri zacu wowe n'imitima ibihangano yacu byacu igubwa waduhaye neza. Mana dukwiye Hatari kuba wowe nta na dufite kimwe isoko twogeraho, dukwiye hatari kuba wowe nta na dufite kimwe aho twoshobora. tubikomora Mana, mwami w'abami gutama ugira kuri neza reka twotambuka, ubwiza kuko bw'Imana tubasha butubeho kukumenya. imbaraga z'Imana zitubeho tubashe Himbazwe, guhindura Mana. aho tugeze hose Himbazwe, amahanga tuyahindure Nta yindi Mana aho ubonye dukandagiye nawe, mwami nta yindi bamenye Mana Imana ubonye nawe, aho nta yindi Mana dukandagiye ubonye nyir'ibihe nawe. bumva ijwi ry'Imana Oh, kandi Mwami Mana, bakire nta yindi imbaraga Mana zose munsi y'ijuru z'umwanzi atari zihagarare wowe. Ni wowe reka Mana mwami wenyine gospel tuzahamya, izamuke tuzahimbaza, reka twongere tumere nk'itabaza riri ku musozi tuzazihira, hejuru tuzavuga reka twongere amahanga tumere yose. mwami nk'umudugudu Nta uri yindi hejuru Mana, ni wowe reka gusa, twongere Mana. tugaragarire Himbazwe, amahanga Mana. kandi tubabere mwami Unyemerera umucyo mvuga ko nta tubabere yindi Mana urumuri ihwanye rumurika nawe, kandi nta aho yindi Mana banyura mwami nzaririmbira, w'abantu imbaraga keretse wowe z'Imana gusa, zikora Mwami imirimo w'abantu. imbaraga z'Imana Icyubahiro no zikingure kunesha imbaraga n'ibyawe. z'Imana zisenye ibidakwiriye Icyubahiro no kunesha mwami w'abantu n'ibyawe. umwuka wo kwiyemera wavutse mu bantu mwana umwuka wo kwiyemera wavutse mu baririmbyi ni ukuri Imana turawuhagaritse mu izina rya Yesu reka mwami uzi utekereza ko hari ikintu azi yumve ko nta kintu azi mu izina rya Yesu yumve ko ari uciye bugufi cyane mu izina rya Yesu yumve ko ari umunyantege nkeya ahubwo atekereza ko ari Imana ishobora byose wategeka bigakomera. urakoze kuko Imana yumva gusenga kandi ndabizi neza ko hari ibintu uhinduye byinshi Imana kuko uri Imana idukunda kandi dutekereza ibyiza buri gihe urakoze mwami w'abami ndetse n'abavandimwe bafite iki kiganiro the voice of youth mwami w'abami ubaho umugisha ibi batekereza gukora mwami ndahamya neza ko byose bigamije kuzamura ubwami bw'Imana ni inkingi imwe mu nkingi nyinshi zirimo kuzamura ubwami bwawe Mana ubaho umugisha rero mu byo batekereza gukora imigambi yabo yose mwami uyiha umugisha ibitekerezo byabo bizima ubiha umugisha mwami ndetse data ubahe n'ubushobozi burenze ubwo bafite kugira ngo babashe gukora ibihambaye cyane kurenza ibyo bagezeho urakoze kuri Imana igira neza uha umugisha umuntu wese udukurikiye uha umugisha umuntu wese wumva aya magambo kandi mwami waba dushoboza ibyo tutashobora turabizi ko turi abanyantege ariko uri Imana ishobora byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubyambaje amen. Iki ni ikiganiro The Voice of Youth kigaruka buri wa gatandatu cyangwa buri posho mu rwego rwo kuzamura ndetse no gushyigikira impano z'urubyiruko rwacu muri iki gihe.